Mwongeye kwirirwa abakunzi bacu beza, turabasuhuza uyu munsi twizera yuko mukomeza kugubwa neza, ariko kandi n'abo bitameze neza mukomere mwihangane, murabimenyereye mu ndamukanyo yacu, turabakomeza kandi turababwira yuko rwose abo bitameze neza uyu munsi ejo bishobora kuba bimeze neza, niko bigenda rero. Abo bimeze neza kandi namwe mwibuke bagenzi banyu, mubafate ukuboko mubakomeze. Urugendo rw'ubuzima ntabwo rujya ruhagarara, mu rufatanye. Nk'uko tumaze igihe rero tubiganiraho, uyu munsi turi buganire ku bijyanye n'ubuzima ndetse n'imibereho y'ababyeyi b'abagore barera abana bonyine, bamenyerewe ku izina rya single mothers. Nubwo turi bwibande cyane kuri single mothers, ariko hari n'igihe tuzakora ku bijyanye n'ubuzima bw'abagabo bibana, kuko muri rusange icyo tugamije ni ukureba ndetse no kurebera hamwe ibijyanye n'ubuzima bwa single parents, cyangwa se ababyeyi barera abana ari bonyine. Bitewe rero n'uko wenda kontoni yacu cyangwa se content ishobora kuba irimo byinshi cyane bigomba kwitabwaho kugira ngo ikiganiro kirusheho kugenda neza, birashoboka yuko wagira ibice bibiri, ariko kandi ntibinakunda bigakomeza ko igice kimwe cyose kijyamo ibyo twateguye, nta kibazo rwose. Icyangombwa ni uko mukurikira kandi mukumva byose, ndetse mugasobanukirwa na bumwe mu buzima buba butoroshye ababyeyi barera abana bonyine baba babayemo hamwe n'abana. Single mother rero ni inyito ikunze gukoreshwa ku bagore cyangwa abakobwa bafite inshingano zo kurera abana bonyine, nta bundi bufasha bw'abagabo babyaranye babona hafi. Ibi bishobora guturuka ku mpamvu zitandukanye, nko gutandukana gusanzwe divorce, gutereranwa n'uwo mwabyaranye, igifungo cyangwa urupfu rw'uwo babyaranye, n'izindi mpamvu zitandukanye zishobora gutuma umukobwa cyangwa umugore ataba mu muryango w'abashaka. Aha ni byiza gusobanukirwa ko kuba single mother bitavuze ko nta mugabo cyangwa undi muntu umufasha, ahubwo bivuze ko inshingano nyamukuru ku buzima bwe n'abana ari we bibazwa ku ikubitiro. Turebere hamwe imibereho ya single mother. Single mother ahura n'imihangayiko n'imbogamizi zitandukanye mu mibereho ye. Dore bimwe mu byo ubushakashatsi bwerekana. Hari imbogamizi ku mari n'ubukungu. Single mother bakunze kuba bafite amikoro make. Ubushakashatsi bwa Brookings Institution bwagaragaje ko 38% by'abasingle mothers bari munsi y'umurongo w'ubukene, poverty threshold, mu gihe abagore bari mu muryango w'abo bashakanye bari ku kigero cy'9%. Iyo ubukungu budahagije bigira ingaruka kuri aba babyeyi n'abana babo. Gushakisha akazi, kwita ku bana neza, kubaha uburere, amashuri, kubagaburira no kubambika, kubabonera aho kuba n'ibindi, nibyo bintu bibahangayika cyane, tutirengagije ishusho y'uburere rusange bw'abana babo bitewe n'uko cyangwa n'abo bifuza ko bazabaho. Ubushakashatsi bwakozwe muri 2020 na Biomedi Central ku bagore barera abana bonyine single mothers n'ababa mu muryango w'abashakanye married mothers, bwerekanye ko igipimo cy'ubuzima bwiza quality of life buri hasi cyane mu bagore barera abana bonyine. Hari kandi imbogamizi ku butabera mu gihe cy'imibereho ya buri munsi. Umugore urera abana wenyine ashobora guhangana no gukora inshingano nyinshi, kwita ku bana, kumenya aho babarizwa, ku burere n'uburezi bwabo, kwirinda ingaruka n'imibereho n'ibindi byinshi yihariye. Tudashyize mu iteshamutwe ry'abagabo n'abasore ku ruhande baba bamutesha umutwe mu magambo meza yuzuye ibinyoma n'amarangamutima yambaye ibikabyo, bamwizeza ibitangaza nabo ubwabo batabasha kwigezaho, byose ari ukugira ngo bamufatiranire mu ruhuri rw'ibibazo no kuba ari wenyine. Kimwe n'umugabo, ku
kuba wenyine biravuna cyane ndetse bikanagusuzuguza, kuko yaba mu ngaragu zisanzwe cyangwa mu bubatse, byombi nta na kimwe muri ibyo byiciro umuntu aba abarizwamo. Sosiyete zacu mu burwayi zisanganiwe, usanga iyo umugore atakaje umugabo ku mpamvu iyo ari yo yose mu zo twavuze haruguru, abantu batangira kumusuzugura no kumufata ukundi kuntu kutari uko bari bakwiye kumufata. Nyamara nibwo baba bari bakwiye kumwubaha nk'umuntu witeguye guhangana n'ubuzima bwe n'abana ari wenyine. Abagabo ntibatinya kumubwira ibyo bashaka n'uko bashaka, yewe no mu gihe babonye ku buryo nawe iyo asanzwe ari uw'amarangamutima adakomeye, yisanga n'ubundi yiyongereye ibibazo, kuko akenshi n'uwihaye amahirwe ya kabiri agahuza n'uwo bazabana ubuzima busigaye, abaho mu nyuro, agasuzuguro n'ibitutsi, ku buryo birangira bamwe bifuje kwigarukira mu buzima bari bavuyemo. Kubw'iyo mibereho itari myiza, abahanga bavuga ko umugore cyangwa umukobwa ubashije kugira ubushobozi bwo kubaho wenyine, akirerera abana, akabasha kubabonera buri cyose, abasha kubaho neza kuruta uwihaye amahirwe ya kabiri yo kongera gushaka. Iyo agize amahirwe agasaza neza, atahana ikamba ry'ubutwari no gutwaza mu rugamba rw'ubuzima yabayemo ku isi wenyine n'abana be. Niyo mpamvu abana babana na ba nyina babashije kwihanganira ubupfakazi bwabo cyangwa se gutabwa na ba papa banyu, ba mama bakabarera bonyine, bakabakuza. Mugomba kubitaho mu zabukuru zabo, kuko byinshi mu byo mugezeho nibo mubikesha. Bigomwa ubuto bwabo kubera mwe, barabapfira, barabavunikira, barabatunga. Aha kandi turanenga abakobwa n'abagore babona basamye inda bakihutira kuzikuramo cyangwa bakica abo babyaye cyangwa se bakabata, ko bitaba bikwiye. Icyiza ni ukwirinda kuzisama mu gihe ubona utarageza igihe cyo kuba umubyeyi. Ikindi ni uko mu buryo budaciye urubanza, abagabo n'abasore mwirengagiza abo mwateye inda, mukihakana abana banyu, iminsi izagera ikabibabaza, yaba vuba cyangwa kera mugeraho mugahura nabyo. Umwana wese upfuye cyangwa se inda ye igakurwamo kubera ko wabwiye nyina ko agomba kuzirwariza, bikaba intandaro yo kumuta cyangwa kumugirira nabi, jya ubikora uzirikana ko ari ibibazo birimo n'imivumo uri kwikururira, kuko ntabwo uzi niba uwo mwana wihakanye atari nawe wenyine Imana yari yarakugeneye. Murihangana rero uwo twaba dutunze urutoki. Igikuru ni uko abantu bakwiye gushyira mu gaciro amarangamutima ntabatware ngo ababuze gutekereza, kugera aho bahitamo gutinya amaso y'ababyeyi, amaso ya sosiyete, ngo batazamenya ko uwateye inda cyangwa se wasamye inda bigatuma zikurwamo, cyangwa ababashije kubyara ugasanga hari abo bajugunye cyangwa bakabambura ubuzima. Ngira ngo mujya mubyumva hirya no hino, buriya ni ubuzima buba bugiye, kandi kwambura umuntu ubuzima ni icyaha n'amategeko y'Imana abuza kubemera, aho hari itegeko rivuga ngo ntuzice. Muri iki cyegeranyo twibanze ku bagore n'abakobwa, ariko n'abagabo cyangwa abasore barera abana bonyine kuko bariho, nabo tuzagira igihe cyaho tubaganireho. Tuzabagarukaho mu kindi gice cy'ikiganiro cyacu, kuko barahari benshi batakaje abo bashakanye, abandi abo babyaranye babazanira impinja barambikaho, abandi abana barabajugunyira. Niyo mpamvu twashatse kubitandukanya. Yubahwe rero cyane umugore cyangwa umukobwa wemeye gutwita akabyara umwana akamurera wenyine, akemera kuvunika, akihanganira imvune zose, zaba iz'ubuzima bw'amarangamutima, ubw'imibereho isanzwe n'ibindi. Yubahwe cyane uwihanganiye ibitutsi n'intonganya z'ababyeyi n'inshuti, akirengagiza icyo bamubwiraga ko ari igisebo, inama z'uburyarya,
se bamubwiraga ngo ayivanemo ariko akumvira umutimanama we, umwana akamubyara uwo akaba amurera wenyine cyangwa se akaba yaramureze wenyine. Uwo ni intwari rwose akwiye ikamba, yubahwe cyane, umugore watereranywe n'umugabo akamutana abana akamuharika abandi, ariko nyina akemera kubarera wenyine, akabahebera ubuto bwe, ntabasige ngo ajye mu bandi bagabo, ahubwo akita ku burere bwabo. Uwo yubahwe yigomwe byinshi. Yubahwe cyane umugore wapfakaye agasigarana abana akabitaho wenyine, akababamo, agafata inshingano za se batakaje, akabahoza amarira n'agahinda, ntabashakireho undi mugabo uwo ari we wese. Ni intwari rwose yubahwe. Niwe mwiza nyina w'umuntu. Babyeyi aho muri hose, baba barera abana bonyine single mothers, baba abari mu miryango yabo mwashakanye hirya no hino, agaciro k'umuntu afite nimwe mukaramutswa, kuko nimwe mwamuzanye ku isi mu rugendo rutoroshye rw'amezi 9 mwakoranye mu mubano n'umushyikirano hafi, muri kumwe ntawe ureba undi, ariko musangira byose ntawe ucura undi. Muri intwari ikiremwa muntu kibagomba byinshi birimo kubahwa ndasubirwaho. Iryo kamba karemano rero murihorane, murisigasire, natwe twese tubafashe turisigasire, kuko birashoboka cyane ko nyiraryo ari bo mwebwe yanaryiyambura muri bwa buryo twavuze haruguru. Ku bijyanye n'imbogamizi ndetse n'ubuzima bukakaye aba bashiki bacu cyangwa abatubyara bashobora guhura nabwo, ntitwasoza tutavuze ko kuba uri umugore urera abana wenyine bitavuze ko single mother adashobora kuba afashwa. Ashobora kuba afite umufasha rwose nk'ababyeyi be, inshuti cyangwa abandi, ariko inshingano nyinshi zikagaruka kuri we. Ubushakashatsi bwerekana ko ibibazo by'icumbi residential instability cyangwa kwimuka bya hato na hato moving home biri mu bizahaza umubyeyi single mother. Ibi bikaba bifite ingaruka kuri we no ku bana arera. Tugarutse ku mitekerereze n'imibanire ye n'abana, single mother akenshi ahura n'umunaniro w'imbere uhoraho, psychological stress, ndetse ubushakashatsi buvuga ko ubushobozi bwo kugira imibereho myiza well-being buba bwifashe nabi cyane kuri aba babyeyi. Imiterere y'ubuzima bwo mu mutwe nk'umubabaro n'agahinda, depression, ubwoba no kumva ari wenyine bishobora kuba cyane ku bagore barera abana bonyine, kuko bafite inshingano nyinshi kandi bakagize abazibafasha. Aha by'umwihariko ubushakashatsi bwerekanye ko icyiciro cy'uburezi runaka uwo mugore yaba afite, akazi akora cyangwa umwuga, imitungo ye bifitanye isano no kugira imibereho myiza quality of life kuri we no ku bana. Twanagira icyo tuvuga kandi ku bana barerwa na single mothers. Aha twongere tubibutse ko uyu munsi turi kuvuga kuri ba single mothers, ubutaha tukazavuga kuri ba single fathers. Umwana uba mu muryango arerwa na nyina gusa ahura n'imbogamizi zitandukanye zituruka ku bushobozi buke bw'umuryango, ibikorwa byo kwitabwaho, kutagira aho gutura n'ibindi. Ubushakashatsi bwo muri Afurika yo munsi y'ubutayu bwa Sahara bwagaragaje ko abana barerwa na ba nyina gusa usanga bafite ibyago byo kurwara indwara zituruka ku mirire mibi, ndetse bukanagaragaza ko mu myaka 5 ishize hapfuye umubare munini w'abana ugera kuri 5% mu bana barerwa mu miryango iyoborwa na single mothers. Bagaragaje ibyago byinshi byo kugira poor health status ku mwana w'umuhungu cyangwa umukobwa ugereranyije n'abana bo mu miryango ibana yarashakanye. Abana barerwa n'umubyeyi umwe kandi mu buryo bwa single motherhood bashobora kubura amahirwe yo kubona ibiryo bihagije, kwitabwaho neza, gukurikiranwa mu myigire, kubonera ubuvuzi igihe bukenewe,
ndetse bishobora kugira ingaruka mu mikurire yabo nko kugira ibiro bitajyanye n'imyaka, igwingira mu mikurire n'ibindi n'ibindi. Urugero, muri Zambia ubushakashatsi bwakozwe na Biomed Central bwagaragaje ko single motherhood ifitanye isano na undernutrition. Ku bijyanye n'imyigire n'amahirwe y'uburezi, ubushakashatsi bwa University of Bristol bwerekanye ko abana barerwa n'umubyeyi umwe, abafite munsi y'imyaka 11 mu Bwongereza bagize amahirwe make yo kugira ubushobozi bwo kuvuga neza verbal ability ugereranije n'abana bo mu miryango y'ababyeyi babana bose married parent. Impamvu nyamukuru zashyizwe ahagaragara zijyana n'amikoro makeya, hari n'ayatuma batabasha kubona amashuri meza, kujya muri za clubs, gukina no guhura n'abandi, ndetse n'ibindi bibazo bitandukanye biri morale, haba kuri bo no kuri ba nyina. Ni nayo mpamvu bisaba ko mu gihe umubyeyi afite ikibazo, ashavuye cyangwa ari muri eta itari nziza, agomba kugerageza uko ashoboye kose umwana ntabibone, kuko biramwangiza ubuzima bw'amarangamutima. Ibi kandi bifitanye isano n'ibyo duheruka kuganiraho bijyanye na complexe d'Oedipe, aho umwana ubana n'ababyeyi be bombi akenshi ahura na complexe positif, kuko aba abana n'umuntu wa opposite sex, akamubona hafi ye, akamukunda mu buryo busanzwe mwabonye. Ibi bigira ingaruka nziza mu mikurire ye isanzwe ndetse n'iy'ubuzima bw'igihe kizaza ku buzima bw'urugo n'umuryango we. Utabana n'ababyeyi be bose ashobora kudevelopa icyo bita complexe negatif cyangwa se complexe inverse, agakunda umubyeyi bahuje igitsina mu gihe ari we babana wenyine. Namwe murabyumva rero, igihe haba habayeho gukuza ayo marangamutima, akazakura akunda abo bahuje ibitsina, icyazakurikiraho mu buzima bwe bw'amarangamutima bw'ejo hazaza. Ibi ntibivuze ko no mu miryango ifite abana babana n'ababyeyi bose badashobora kudevelopa icyo bita complexe inverse, bakazakura bakunda abo bahuje ibitsina, cyangwa se bagakuza icyo bita complexe ambivalent, aho uyu mwana akurana iyo mico yombi, none akaba agaragaza imico ya complexe positif, ejo akagaragaza ya complexe negatif. Byose biba bigomba kwitabwaho n'ababyeyi babo hakiri kare mu buzima bw'imikurire yabo. Abana barerwa n'umubyeyi kandi umwe, nanone bagira ibyago byinshi byo kugira ibibazo by'imitekerereze, psychopathological issues. Ubushakashatsi bwa National Institute of Health NIH bugaragaza ko bamwe mu bana barerwa na single mothers bagaragaza ibimenyetso by'imyitwarire mibi, yaba igaragara inyuma externalizing cyangwa iyihishe imbere internalizing, bitewe n'uburyo nyina yabahaye uburere psychologically controlling. Ibi bishobora guterwa no kuba umubyeyi wabo ahura n'imihangayiko myinshi, cyangwa kuba hari impinduka nyinshi mu buzima bw'umwana, nko kwimuka kenshi mu mazu na za karitsiye bya hato na hato, guhindagura ibigo by'amashuri kenshi, kuba umubyeyi atamubonera igihe gihagije cyo kuganira n'ibindi n'ibindi. Ubushakashatsi bwa University of Wick bwerekana ko kuba umwana arerwa n'umubyeyi umwe bimugiraho ingaruka mu mibanire y'abandi bana, mu kutagira amatsinda y'abana yiyumvamo, akumva yaba wenyine. Ibi rero bimugiraho ingaruka zitari nziza mu buzima bw'ishuri. Tugana ku mwanzuro rero, kuba single mother mu buzima bwa none ni ibisanzwe hirya no hino ku isi, bitewe n'impamvu twasobanuye tugitangira. Ntawe ukwiye kubifata nk'amahano cyangwa byacitse, kuko n'ibishobora kuba kuri buri wese. Ikindi ni uko abantu badakwiye kubifata mu mujyo umwe w'uko se w'abana aba yarabatereranye akabihakana, kuko bishoboka ko no ku mugore wapfushije umugabo ashobora kuba single mother kuko arera abana wenyine.
cyangwa se agahitamo kubarera wenyine mu gihe abona se ntacyo bamariye cyangwa gusa ku mpamvu y'uko atakimushaka. Ni ibintu rero wabona bikugwirira cyangwa bigwirira uwawe ariko si ibyo kwifuzwa, kuko ingaruka bigira ku mubyeyi n'abana ndetse na sosiyete muri rusange ni nyinshi cyane. Mu buryo busanzwe bw'imibereho karemano, abana bagomba kurerwa n'ababyeyi bombi kuko ntibaba baravutse ku mubyeyi umwe. Na Yezu umwana w'Imana nyuma y'uko abyawe na nyina Mariya, Yosefu yasabwe kubaba hafi kandi arabikora. Nguko uko ubuzima bumeze. Naho rero babyeyi, bavandimwe, rubyiruko, bajene, twirinde impamvu iyo ari yo yose yatuma umwana abura uburere n'urukundo rw'umwe mu babyeyi be. Abari badukurikiye, ni aha dusubikiye iki cyegeranyo cyacu. Tuzasubukura ubutaha tuvuga kuri single fathers, ubuzima babamo n'abana babo. Mukomeze kudukurikira kandi abatarakanda ku kazogera mubikore rwose, mudushyigikire muduha like na comment mu bitekerezo bitandukanye muri buduhe. Yari inshuti yanyu Fidele. Ciao ciao. nsanze umubyeyi anyihoreze, ko nakubereye fura mbi, nkagutetereza ijoro n'umunsi, mbabarira sinzongera, mfite